Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro, ubwami bwawe buze kandi bwinjire muri twe, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, ariko by'umwihariko bibe no muri twebwe. Ndakwinginze mu gihe nk'iki ngiki ngo ijambo ryawe ubwo riri imbere yacu, uduha amahirwe kugira ngo rigire imbaraga muri twe kandi ryinjire ryivange n'amahitamo yacu. Kandi Mwami Uwiteka, dore abana bawe baje kugushaka, yaba njye yaba nabo utwambikana imbaraga, uduhe kunezezwa n'ijambo ryawe, kandi ibitekerezo byacu bizamure bishyikire icyo wadusezeraniye. Kandi Mwami Uwiteka, imbaraga ya Mwuka Wera igaragara aha hantu kugira ngo buri muntu wese umwanya yatanze ahita abibona yuko ari umwanya w'igiciro kandi yunguka ibintu bikomeye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo reka urukundo ruseruke. Reka urukundo rugire gute? Ruseruke. Bibiliya itubwira isomo ryiza muri Yohana 3:16. Iri somo mwese murarizi, riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri somo mwese murarizi, urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo guturuka muri Edeni kugeza Yesu avukira i Betelehemu, Satani yari yarigaruriye abantu mu rwego rwo hejuru. Kuva i Betelehemu werekeza kuri Yorodani igihe Yesu yabatizwaga, abadayimoni bari barigaraguye mu bantu. Ariko nagira ngo mbabwire, kuva Yesu amaze kubatizwa kugeza Yesu abambwe, icyo cyari igihe cyo kugaragaza urukundo. Yesu yagendanye n'abantu, ararana nabo, abababaye ababarana nabo, abishimye yishimana nabo. Ariko Yesu ntabwo yari yaraje ngo ajye ahora agenda mu mihanda y'i Yerusalemu. Igihe kizagere abantu bajya kumusura muri Isiraheli yuko yashaje akicwa n'iki? N'ubusaza. Misiyo yari yamuzanye yari misiyo yo gukunda umuntu, kandi urukundo ruri muri Yesu rwagombaga kuzaseruka. Imana yari yagennye neza ko i Karuvari ariho urukundo ruri muri Kristo Yesu rwagombaga kugira gute? Guserukira. Nshuti yanjye, ni ikinyoma gikomeye kuvuga ko urukundo rw'Imana ruri muri wowe ariko ntiwemere ko ruseruka. Nimureba neza mu indirimbo za Salomo, igice cya 7 umurongo wa 13. Indirimbo za Salomo igice cya 7 umurongo wa 13. Indirimbo za Salomo muzasangamo ibintu bibiri. Muzasangamo umukwe, nimurangiza musangemo iki? Umugeni. Hariya hagaragaza urukundo n'isano iri hagati y'Imana n'abantu bayo. Igice cya 7 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo nduwe umukunzi wanjye kandi urukundo rwe ararungaragariza. Amen. Turi abana b'Imana, turi abana Imana yakunze, ariko iby'Imana yakoreye Karuvari byagaragaje urukundo rw'Imana. Mu magambo make, urukundo rwose rugomba kugira igikorwa kirukurikira kugira ngo bigaragare ko urukundo rwahaciye. Urukundo Imana yakunze abari mu isi mu buryo budasanzwe rwagaragariye i Karuvari. Uyu munsi wa none urukundo ukunda Imana rugomba narwo kugaragara. Nimureba neza mu Migani igice cya 27 umurongo wa 5. Imigani 27 umurongo wa 5, nahasomye isomo nakunze cyane. 27 umurongo wa 5 ari naho nakuye umutwe w'icyigisho. Haranditse ngo guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rutagira gute? Rudaseruka. Urukundo rudaseruka rero ni urukundo rumeze gute? Umuntu wari wabwirwa n'umuntu akakubwira ko agukunda, ariko mwaba mugeze ahantu hari abantu ntabe yabitinyuka. Rwose
n'ubu muri iri torero tugiramo abantu bavuga yuko barikunda, ariko bagera hanze ntibemere yuko rwa rukundo ruseruka. Hari abantu bagaragaza ko bakunda Kristo, ariko bagera mu bavandimwe, bagera muri bene wabo, bagera mu ngo z'abakire bene wabo, cyangwa mu bandi banyamadini, cyangwa mu batemera Imana, urukundo ugategereza ko ruseruka, ukagira gute? Ukarubura. Ku ishuri twiga muri primaire, hari igihe warebaga umuntu yakumwenyurira ugahita uvuga uti buriya arankunda rwose, ukabyishyiramo, ukazaza ugenda ukabwira abantu uti uriya mukobwa ni inshuti yanjye. Ariko abantu bakagenda bakamubaza ati ko yatwemereye kuri inshuti ye, nibyo cyangwa si byo? Bakamukurura abanyeshuri bose b'ishuri bakamuzenguruka, bamara kumuzenguruka akabitegereza, akareba n'uwo wavuze ko amukunda, yarangiza agahita avuga ati nta n'ahantu rwose nigeze mvuganira nawe, nta n'ibyo nteganya, binabaye keretse yandoze. Ukabona umuntu arababaye, acitse intege, yarangiza ati ariko se ko wajyaga undeba ugaseka, buriya wandebaga utankunda. Reka ngire ikintu mbabwira, hari ubwoko bw'urukundo rudashobora guseruka. Umuntu ashobora kwicara akakubwira ko agukunda, akwemera, ariko wahamagara abantu wamubwira uti dore abantu baje bibabwira, agahita avuga ati singiye gukorwa n'isoni. Urukundo rw'Imana ni urukundo ruseruka. Urukundo rwa Kristo yakunze inyoko muntu ni urukundo rugomba guseruka. Icyo nagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe mu bigendanye n'urukundo rw'Imana, urukundo ukunda Kristo, ugomba kururekura rugaseruka niba ufite umwuka w'Imana. Nimureba muri Bibiliya zanyu, Abaroma igice cya 5, Bibiliya igaragaza yuko icyo Kristo yadukoreye ari ikintu gikomeye. Bantu b'Imana, muri uyu mugoroba ndagira ngo tugire ahantu twerekeza ibitekerezo byacu. Igice cya 5 umurongo wa 7, umurongo wa 6 niwo mperaho. Bibiliya iravuga ngo iki? Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi. No gupfira umukiranutsi bigize gute? Birakomeye pe. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abaki? Tukiri abanyabyaha. Uru rukundo rw'Imana rwaraserutse. Ndagira mbabwire ngo Yesu nta kintu ataduhaye. Yaduhaye amaraso ye, yaduhaye umubiri, yaduhaye Yesu yasigaranye ataduhaye. Ngiki cyo bita guseruka k'urukundo. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ndagira ngo tuganire ku bantu batatu bagiye bahura na Yesu mu buryo butandukanye. Yesu agashyira urukundo muri bo, ariko urwo rukundo igihe kikagera rugaseruka. Ubu uyu munsi Satani asigaye afata ibibi bye akabitsikamiza amashimwe y'ibyo abantu bagombaga gushimira Imana ibyo yabakoreye. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone Imana ikoreye umuntu ikintu, imukuye ahantu, ariko gushima Imana kwe uzagutegereze ukubure. Kubera iki? Hari ibintu byiteguye gutsikamira amashimwe, ishimwe ryacu kugira ngo ritazamuka rigaseruka. Umuntu wa mbere turamubona muri Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8 tugiye kureba umuntu wa mbere Imana yabitsemo urukundo. Niturangiza turebe ese uru rukundo rwageze aho ruraseruka. Yohana igice cya 8 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo iki? Umugore wafashwe agira gute? Asambana. Tujyane muri Bibiliya. Umurongo wa mbere, Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe, agira gute?
asambana. Ubundi iri jambo ryonyine ryitwa asambana, iriya jambo ryitwa na, kariya kanyuguti kana, nuvuga ngo iyo bamusanga byibuze asamba byari kuba nta kibazo, ariko kuba bamufashe agira gute? Asambana, bivuze ngo iriya na iravuga ngo yasambanaga na kanaka. Kubw'ibyo rero hagombaga kubaho ikintu cyo kuzana abantu bangahe? Kuko nta muntu wisambanya ubaho. Ariko bitewe no gukomera k'uwo basambanaga, bitewe no kumuhishira, bitewe n'inyungu bari bamufitemo, bazanye uwo badafitemo inyungu. Mugira ngo n'ubu ntibihari? Hari abantu bahora bitaba inama y'itorero, ariko ukazategereza undi ko ayitaba ugahera. Kubera iki? Baramuhishira. Cyakora ukabona umuntu baramuzanye, bati uyu muntu rwose anywa inzoga. Bamuzana bati urazinywa? Ati yego ndazinywa, ariko si njyenyine. Abantu bazinywana bagahita bavuga batagiye kudushyira ku karubanda. Umwe agahita ashyira urutoki hejuru ati pastor, iyi nama ntabwo iri burangire, kandi ku murongo w'ibyigwa dufite ibintu byinshi. None rero uyu muntu niba yemeye kwanywa inzoga, nta bundi busobanuro burenze ubwo tugize gute dukeneye. Yarangiza atari ko se mwambabare byibuze nkavuga n'akajambo kamwe, bati nta jambo tugwa, ntago turi burara aha ngaha. Rero muzabona buri gihe hari ibyaha byakozwe n'abantu benshi, ariko mubone nyakwipfira niwe bagize gute kugeza Yesu aje ibi bintu bizahoraho. Mariya bamuzanye kuko nta yindi nyungu bari bamufitemo. Ubuse nagira ngo nkubaze, umuntu ukuguriza amafaranga umufatiye ahantu anywa inzoga, waza kumutanga mu rusengero? Reka da, wiyubikira imbehe. Reka da, baricara bazaza bavuga, ukavuga utari ko hano barazinywa muyobozi. Muyobozi yabaza ati ubihagazeho neza? Oya, niko baba bavuga. Kangira ikintu mbabwira, uyu munsi mu itorero dukeneye abantu bafite imico itatu y'ingenzi. Umuco wa Natani. Natani yaraje aza kubwira Dawidi ibibi bye, ariko abicisha hirya no hino. Dawidi inkuru iramuryohera. Inkuru imaze kuryohera Dawidi, arangije abwira Natani ati uwo muntu ari muri iki gihugu mpite nkemura ikibazo. Natani arangije ati arahari rwose. Dawidi ati bahite bakuraho imbwa, bahite bamwica. Natani arangije ati uwo muntu ninde? Neza cyane. Yagiye amanura ku ngazi Dawidi aramanuka, kugeza ubwo Dawidi yasigaye atengurwa. Dukeneye abantu bashobora kubicisha mu nzira zitandukanye, ariko bigasoza umuntu wakoze icyaha amenye ko ari we wagize gute? Wagikoze. Dukeneye imbaraga z'abantu bameze nka Yohana Umubatiza, babona ibintu abandi batinye, barangiza bakavuga bati hoya aho bigeze aya ni amahano, icyo mpomba ngihombe, ariko abantu bave mu rungabangabo. Dukeneye imbaraga nk'iza Eliya. Bibiliya ndetse n'umwuka w'abahanuzi bigaragaza ko Eliya ngo yari ahagaze abangamira ubupagani bwihutaga. Niyo utagira ibintu uvuga cyangwa ibintu byinshi ukora, Imana ikeneye abantu babangamira ubupagani ntibugende uko bwagiraga gute? Bwagendaga. Mariya baramuzanye. Bamuzanye rero ariko ikintu cyanangaje nuko muri abangaba bari bamuzanye hari harimo n'abari bararyamanye nawe. Murabizi iyo usambanye n'umuntu nyuma yaho ukamenya yuko asambanye n'undi, urukundo wamukundaga ruba rukeya ugereranyije n'urwango wagize gute? Wamwangaga. Buriya abantu bitwa abasirikare bajya bansetsa cyane. Abasirikare nta mwanya wo gukundana bajya bagira. Murabizi baba bari ku kazi gakomeye ko kurinda umutekano wacu. Noneho rero abasirikare hari igihe akubona, ni ukuvuga ngo iyo yatorotse gakeya, iyo afite nk'umukobwa yakunze, ntabwo yirirwa baza ngo ese ngo ni umukobwa ni indaya. Reka da, ajyayo agakundana n'indaya, indaya ikamubwira iti iwacu bakubonye bampitana, uku ndeba ukubarankanira, nta nuko bajya bemera ko hari umuhungu nsuhuza, kandi ni indaya icuruza.
umusirikare akajyaho, niboneye akana gatoya, kana ko mu gipangu katagira ikibazo. Hari igihe rero agaruka agasanga ya ndaya yabaye inshuti n'undi musirikare. Ibyo biramurya ku buryo mu bihugu bidafite umutekano umuntu arasa umuntu wahoze ari inshuti ye. Impamvu ibitera n'imwe, nuko abantu basambanye, iyo umuntu avumbuye yuko yasambanye n'undi, urukundo yamukundaga rubavamo iki? Urwango. Mariya rero mu bantu bamuzanye hari harimo n'abantu yari asanzwe asambana nabo, ariko akaba yarahinduye, yarabateye umugongo. Noneho barangije baraza babaza Yesu ibibazo bavuze mu bihe bya Mose n'iki. Umurongo wa 7 bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwebwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera iki? Ibuye. Umurongo wa 8 yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo bigira gute? Birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Amen. Yesu yanditse hasi. Reka ngire ikintu mbabwira, buriya mu bintu ngewe nakunze nuko buriya Yesu agira ibanga. Mwari muzi ko iyo wavagaho umaze gusoma ibyawe, undi yajyaga kuza bya bindi bya wa undi wa mbere byahanaguritse. Kuko Simeo iyo ahagera agasoma ibye, yarangiza akabanza akareba ibya Musoni bitarihanagura, ari kuvuga ati bararangiye bose ni ukubabona bavuga. Ariko buri wese yaza agasanga iby'undi byisibye. Ni nako bimeze hano mu nzu y'Imana. Cungana n'ibyawe. Ninde wakugize umujandarume? Cungana n'ibyawe, reba ibyawe. Yesu ntago yigeze yemera ko hari umuntu usoma iby'undi. Buri muntu wese aho Yesu yandikaga hamubereye nka filime, kandi ku musozo w'imbabazi z'Imana Kristo nagaruka, abanyabyaha ngo bazareba amateka y'uburyo banza agakiza, kandi bazaba bireba nk'abareba filime. Barangije bagenda urusorongo, ariko ngo n'abasaza barimo kambabwire, niba hari ikintu cyandavuza abantu ni icyaha. Mwari muzi yuko mu gihe cya Sodomu na Gomora kwa Loti, Bibiliya iravuga ngo murebe muri Bibiliya zanyu tujyane Itangiriro 19. Uwo kuri projecteur agume hariya, iri ngiri turisome gutya kugira ngo tuze gukomeza. Itangiriro 19 turebe ni ibiki byari birimo kubera Sodomu na Gomora. Murongo wa 19, igice cya 19 umurongo wa 4. Batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abaki n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri uwo mujyi. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Abaki n'abaki? Icyaha iyo kije kirabanza kigasenya kwiyubaha kw'abantu. Ntuzongere kumenya gutandukanya umusaza n'iki n'umwana. Ubu usigaye uca ku muntu ukumva umwana w'imyaka 14 baramubwira musaza bimeze gute se musaza? Noneho hajya kureba ugasanga umusaza ufite uruhara barimo baramwita mwana muto. Yes, mtoto. Ariko ubundi ni uburwayi dufite, ni ibisazi, ni ibiki. Icyaha kirabanza kigasenya isano. Nimureba abakecuru bari hano muri uno mujyi barimo kwirirwa bambaye ubusa, barangana bati. Icyo nashaka kubabwira ni iki ngiki. N'ubundi abantu babanje kugenda ni abasaza. Birababaje cyane uburyo icyaha gikora, umuntu agikora ari muto, umuntu akazagira ngo uko agenda asaza niko azagenda areka icyaha. Neza na bano basaza mubona b'imyaka 100 nta rugingo ruzima gifite, nta n'imbaraga gifite. Ubu usanga harimo kureba, ujya ko ukabona nk'ahantu umuntu w'umusaza w'imyaka 90 harimo aragenda kurura amajipo y'utwana tw'udukozi two mu rugo.
nigeze kujya ahantu umuntu arambwira ati papa wanjye aranyahagije. Ndabwira se kubera iki? Ati hoya, ntago nzi indwara arwaye. Iyo ndahangaha nkaba ndi mu nzu sinshake kugaragaza ko mpari, aba yirukankana n'ubwana bw'ubukumi, kandi ni umuntu w'umusaza. Urabona namuzanye mu rugo n'ubundi harabura imwaka ngo yipfire, ariko abaguruka mu majipo y'abana b'abakobwa. Ariko ukibaza icyaha ni kibi kugeza ubwo umuntu udafite n'urugingo ruzima yumva agishaka kugira ibyo agira gute byakora. Umubyeyi umwana yamuzanira bombo, baramubwiye ko arwaye diyabete ngo y'isukari nke. Umwana umuzanira bombo, niyo agiye gutanga umunani aratangira ati uwanjye ni kanaka abandi muzagende. Ukibaza koko umuntu w'umusaza uri muri pansiyo watunze amamiliyoni, wakoraga muri leta mu kazi gakomeye, ageze ku rwego rwo gutandukanya abana akurikije bombo. Icyaha kiratwandavuza. Mariya uyu nguyu, ibi bintu byari bikomeye cyane. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Bibiliya zanyu murebe umurongo ukurikiraho uravuga ngo iki? Yesu yatanze itangazo kuri uyu mugore. Mu magambo make, amabuye uyu mugore yagombaga guterwa, ayo mabuye yari ahari. Reka mbabwire ngo n'uyu munsi wa none Imana yaturinze amabuye. Imana yaturinze amabuye. Hari amabuye yakagombye kuba yarageretswe ku gahanga kawe, ariko Imana yarayarinze. Umurongo ukurikira, Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we, babandi bakuregaga barihe? Ntawuguciriyeho iteka? Yesu yatanze itangazo aramubwira ngo genda ntukongere gukora iki? Icyaha. Ikibazo rero cyari kimwe, none se ko uyu mugore yarebaga agasambana, yakwifuza, ubuzima bwe bwose bwari ubuzima bw'ibyaha, iri tangazo Yesu yaratanze ryo kuvuga ngo genda ntukongere gukora ibyaha, bivuze yuko guturuka uriya munsi uriya mugore nta cyaha yongeye gukora? Oya, yarongeye aragikora. Ahubwo Yesu yaramubwiye ngo nukomeza kuza kunshaka nk'uku nguku uje, uzagera aho ugira imbaraga zo kudakora iki? Kudakora icyaha. Ariko Yesu yahuye n'uyu mugore inshuro zingahe? Inshuro 7 zose. Uyu mugore Yesu amubikamo amateka, amubikamo urukundo. Kuva uwo munsi uyu mugore yagendaga atekereza ikintu yazakorera Yesu. Na mbere yuko Yesu apfa, uyu mugore yazanye amavuta ahenze ayasuka ku birenge bya Yesu, arangije amusoma ibirenge, abyogesha umusatsi we. Mu bantu baraha murabizi ku bintu bihenze ku bagore b'indaya, icya mbere ni umusatsi, icya kabiri ni ikintu cyitwa amarira. Buriya nta ndaya igipfa kurira. Oya, ikintu cya gatatu ku mugore w'indaya ni ikintu cyitwa amavuta. Kubera iki? Baba bafite amavuta bisiga ahenze ku buryo iyo mpumuro y'ubwayo igukurura ukumva utaye ibyawe. Ariko ibyo bintu byose yarabizanye abishyira ku birenge bya Yesu. Kuva uwo munsi Yesu yaravuze ngo ibi bintu uyu mugore akoze byakagombye guhora byibukwa ahantu abantu bose baramya Imana bazaba bagize gute? Bateraniye. Urukundo rwa Mariya yakundaga Yesu rwakomeje kugenda rukura. Turaje turebe umusozo wabonetse kuri urwo rukundo. Abantu bandi babiri basigaye, umwe ni umugabo witwa Nikodemu. Yohana igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, Bibiliya itugaragariza umugabo w'umunyedini. Uyu mugabo yari inyangamugayo ukurikije abantu uburyo bibombarika. Yari yarize, yarasomye, ari umuhanga, ndetse n'ibibazo byananiranye mu nama ya Sanedrine niwe wabishakiraga igisubizo. Uyu mugabo yari yarize guca bugufi, yari umuntu utekereza ku kintu ntakiveho atagisoje. Bibiliya iratangaje. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, yari umutware wo mu Bayuda, kandi uwo yasanze Yesu ku manywa ryari nijoro. Yaravuze ati rero
ndi umunyacyubahiro, ndi n'umwigisha. Muri icyo gihe umwigisha ntago yemererwaga kujya kubaza ibibazo ku mugaragaro abantu, kubera ko buriya amateka agenda akurikirana abantu. Ubu hari ahantu uzajya kubona ubone umuntu akoze amateraniro, ugasanga umuntu nkanjye ndicaye sinshobora kumubaza isomo ntumva, uranyumva neza, ngo mubwire ni mwene data ririya somo wigishije ntago nsanzwe mbwiriza, ariko ntago naryumvaga. Ariko buri muntu wese arikaruma akihagarara agakora mu mifuko ati atancishamo iki atancishamo ijisho. Abantu bashobora kwicara ntihagire umukuru w'itorero ubaza ikibazo, ntihagire umubwiriza ubaza ikibazo, akavuga ati oya nta kibazo, bakagira ngo ndinjije. Uyu nawe arangije aravuga ati mfite ikibazo kinkomereye, ariko ntago nzakibaza ku manywa kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, ntiyubikira imbehe. Ubu mwari muzi abantu banga kwinjira muri uru rusengero kandi babishakaga barahari ari benshi, ku buryo n'ubu ushobora gusanga hari umuntu aya magambo urimo kuyumva ahagaze nk'ahantu ku gikuta, ariko atemererwa kuza aha kugira ngo atiyima iki umugati. Ariko hari ikintu nagira ngo mbabwire, muze kureba Zaburi ya 23. Hari igihe icyaha kidushuka kikatwumvisha yuko kwiyegurira Imana no kwerura iby'Imana bizatwubikira imbehe, ku kazi ntitwongere kubaho neza. Ariko Bibiliya Zaburi ya 23 iravuga ngo iki? Zaburi ya 23 hari amagambo nakunze cyane. Ntuzongere kugira ubwoba ngo umuntu ngo yakubikira imbehe, kwa kundi usanga murimo gukora ibyaha mu kazi. Oya, Zaburi ya 23 umurongo wa 5 muri Bibiliya zose n'umurongo wa 5. Untunganiriza ameza mu maso y'inshuti zanjye. Nibyo? Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiragira gute? Kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkigize gute? Bivuze ngo iki? Umuntu wese wubaha Imana, Imana izamutunganiriza ameza, kandi hamagara bamurwanyaga ibabwire ngo ntabwo ari kanaka wamugaburiye, ninjye wagize gute? Wamugaburiye. Ariko turimo turarwana intambara yo batanyubikira iki? Batanyubikira imbehe. Nigeze kora amateraniro ibyumba, umupasitoro wo mu idini ntavuze atuzanira intebe twicaraga hasi. Azana intebe rwose, abantu baraza baricara, turiga twiga icyumweru cya mbere iby'umwami Yesu, cyumweru cya kabiri tugeze mu byigisho by'ubuhanuzi, intebe aratangira arazigabanya, akazaza yicara ku ntebe y'imbere, arangije nge nkagira ngo ni amasomo yandika, naho arimo arandika abizera be bagize gute? Bahaje, akandika uhagurutse. Arangije nza kumuvumbura, ndamubwira ntariko bishoboka yuko murimo gushaka kutwicira iteraniro. Arangije ati hoya, ati nanjye naratsinzwe nakubeshye, atariko ikibazo ubu ndamutse nje mu idini ryanyu ko nari umupasitoro mwahita mubima? Mbwiza ukuri. Mpita mubwira ntubu nanjye ntago barabima. Ati niba batarabigubwo nazabibona. Yarambwiye atumva rero wa mugabo we, ibi bintu byanyu ni ukuri, Bibiliya ibyo ivuga ni ukuri, iri dini ryanyu ni ukuri, ariko n'Imana irabizi iki kintu cyitwa inda ni hatari. Antunganyiriza ameza imbere y'iki? Y'abanzi banjye. Icyo nashakaga, Nikodemu yatinye yuko yakwiyubikira imbehe. Ikindi, yatinye ko yasuzugurwa nk'umwigisha w'umuhanga. Icya gatatu, yangaga yuko no muri iriya nama ifata imyanzuro bamucamo, kuko muri iriya nama iyo wabaga urimo barangiza bakayigukuramo, wabaga utaye agaciro no muri sosiyete bisanzwe. Arangije aravuga ati ariko rero Yesu nkeneye kuganira nawe, ndumva umutima nama ushaka yuko nzahura na Yesu. Nikodemu akoze urugendo ninjoro, aje rero kureba Yesu. Icyo nagira mbabwire ngiki,
nibyo koko ushobora gukunda Imana wihishe, ushobora no gushaka umwami Yesu wihishe, ariko urwo rukundo niba atari Imana yarugushyizemo ntirushobora kuzaza ku manywa, ntirushobora kuzaza ku manywa. Ntimukajye mukunda Imana nk'uko mukunda. Reka njye ikintu mbabwira, ubu muzi umubare w'abagabo babana n'abagore mu rugo, yarangiza akambwira ati sheri wanjye rwose iyo nkureba mu maso mba numva merewe neza, ariko mva Imana ntabwo yampangitse, yampaye umugore mwiza. Ariko wamubwira uti ugiye hehe? Ngiye mu mujyi. Papa kana ndinda gato nze tugende tunaganira, dore ntiduheruka kugenda tuganira. Ujya kubona ukabona umugabo aratangiye abaza imibare. Mama kana reka nkubwire, nkoherereje amafaranga utege moto nanjye mfashe moto, turahurirayo hari umuntu ngiye kureba. Naho ntashaka kugendana n'umugore, yamaze kumuhaga. Urukundo n'urwo afite mu rugo, ariko urwo rukundo ntashaka yuko ruseruka. Amaze iminsi afite utwana tw'udukobwa tereta, yigize umwana mutoya. Kugendana n'uwo mugore rero byagira gute? Byarabura. Nimushaka uburyo tugendana n'abagore bacu, mushaka uburyo tugendana nabo. Buriya nagira ngo mbabwire, abantu bazana n'abagore babo ku rusengero, buriya hari n'imitego Satani abahunze. Buriya no kuba nawe uri kumwe n'umugore wawe bifite umubare w'ibigeragezo bigabanya umugore wawe yagombaga guca. Nikodemu, urugendo rwa nijoro. Mutega amatwi rero ikintu gitangaje. Noneho Nikodemu atangira bya bintu by'uburyarya. Mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora, keretse Imana iri kumwe nawe. Amagambo yari aryoshye rwose, ariko Yesu aramureba asanga Nikodemu arashaka kwambika Yesu amapeti ngo bagume muri ibyo ngibyo. Yesu yari umuhanga mu kubyaza umusaruro amasaha. Iyo yakubonaga ufite akanya gato akabona utangiye kwicisha inyanza, yashakaga uburyo urasa ku ntego. Umudamu w'umusamariya bagiye kuganira, Yesu yibuka ko abigishwa bagiye gushaka ibiryo, asanga abigishwa nibaza ni ba Kavuyo, ba Petero na ba Yuda n'abandi bari butume wa mugore atisanzura, kandi uriya mugore yari yifitiye ibintu yibitsemo yenda gushwanyuka, nta wundi arabibwira. Yesu arangije aramubwira ati reka da, ati ibyo bintu nta kintu bivuze, ahubwo igifite icyo kivuze ni iki, genda unzanire umugabo wawe. Kuko yabonye naganira n'uriya mugore ibintu bisanzwe bari butware umwanya birangire icyo bashaka kitagezweho. Ni umugambi wa Satani yuko abantu bahura bagatangira kuganira, Satani akabaha ingingo iri butinde kugeza ubwo abana b'Imana basurana bagasohoka, umwe abajije undi ngo Chelsea yatsinzwe. Ukibaza ariko ko ntajya njya kureba umupira, ko twari turi kumwe ku isabato nyuma ya saa sita umupira uba, ibi bintu abimbajije gute? Reka mbabwire, umuntu ashobora guhagurukana icyifuzo cyiza akajya gusura umurwayi agiye kumukomeza, yewe witwaje na Bibiliya, wagerayo Satani akabahindurira ingingo, mukigira mu nzangano z'amoko, mukigira mu marozi, mukigira mu magambo n'amatiku y'abagore batakiza gusenga. Wajya kumva telefone umugabo arakubwiye ati iminota 10 duhuriye mu rugo ndagushaka byihutirwa, ukava ku muntu wasuye wahaye umwanya ariko nta kintu ugize gute umubwiye. Yesu rero agarura ikiganiro. Nikodemu, Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'iki. Mu bintu byose Nikodemu yari arimo kuvuga, nta ngingo yo kubyarwa ubwa kabiri yari irimo, bwari ubufana. Reka njye ikintu mbabwira, muzanabibona korari zizaririmba, ababwiriza tubwirize, ariko ibibwirizwa bizabonekamo ingingo yitwa kubyarwa ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Ibyo bibwirizwa ni bike cyane ku ruhimbi. Ubu abantu barashaka ibibwirizwa bya viza, ibibwirizwa byo guhumuriza abantu badafite amafaranga ko ejo bazayabona, ibibwirizwa byo gushima abayobozi, ibibwirizwa byo gushimagiza amakorari yaririmbye neza, gufata amasomo bitunguranye abantu bakayakoresha hatagenewe.
ubundi barangiza bagasetsa abantu, umuntu agahita avuga ati uriya muntu mwazanye arasetsa rwose namushimye, mujye muzana nka bariya, ariko ubundi umuntu aba adaheruka guseka. Ingingo yitwa kuvuka ubwa kabiri ugomba kuyifatira umwanya, ugomba kuyifatira umwanya ukiga ugasenga, ugomba kuyifatira umwanya ikaba ingingo ikuraje inshinga. Ariko Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Ariko Imana ishimwe kuko yarabigennye, yagennye yuko n'umuntu ukuze yagira gute yabyarwa. Ntabwo se wari wumva ubuhamya bw'umuntu akubwiye ati rwose Imana irimo irambyaza ijambo ryayo muri iyi minsi kandi maze imyaka 30 ndi umwizera. Uwabavutse agize gute akuze? Birashoboka. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka. Kubyarwa n'amazi bifite icyo bisobanura. Niyo mpamvu nkangurira abantu bari aha ngaha kwitegura umubatizo dufite ku isabato itaha itari iyi ngiyi. Mubitekerezeho cyane. Ntibishoboka yuko ubwami bw'Imana bukingurirwa umuntu utaragize gute, utarabyawe n'amazi, ariko ngo abyarwe n'iki? N'umwuka. Satani rero yaragiye ajya mu madini, azana amazi y'amoko menshi kugira ngo abantu bacanganyukirwe. Ubu hari imibatizo 300. Arangije azana ibintu byitwa umwuka kugira ngo abantu bazajye muri iyo myuka bibibagize iki? Umwuka. Ubu mwuka wera Imana yaramwohereje kugira ngo abantu babyarwe ubwa kabiri, aho kugira ngo uwo mwuka w'ukuri, Yohana 16:8, mwuka w'ukuri naza azatsinda abiki? Abisi, abemeza iby'iki? Iby'icyaha n'iby'iki? N'iby'amateka. Ariko aho kugira ngo Satani yemere ko ibyo bintu bisohorera mu bantu, ubu hari imyuka yo gutitira umuntu akikubita hasi, hari imyuka umuntu yicara agahita avuga ati Imana injyanye mu myaka 15 utaravuka, inyeretse iwanyu ko hari inyatsi na karande, Imana inyeretse yuko umunsi uvuka igitambaro baguteruyemo cyari icy'umwana muvindimwe wundi wakubanjirije kandi wapfuye. Ugatuvuga uti ibyo bintu bikuye ati genda ubaze mama wawe. Yarangiza ati dosiye yawe nyifite mu biganza uzanshake. Uyu munsi umubare munini w'abantu bavuga yuko bakoreshwa n'umwuka, ariko nta munsi n'umwe bigeze babyarwa n'iki? N'umwuka. Ibi bintu bizarangira gute? Yesu amaze kuvuga icyo kintu, murongo wa 6, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Yesu yatanze isomo yuko Imana itangiye gukorera mu mutima w'umuntu bimera nk'umuyaga. Nta muntu umenya aho umuyaga uturutse, ariko ikintu kiranyeganyega ukamenya ko umuyaga ugize gute? Uhari. Bivuze ngo iki rero? Niba Imana yaratangiye kugira icyo ikora mu buzima bwawe, ikizabikubwira uzatangira kunyeganyega, noneho utangira ubeho, kuko ubundi wari intumbi, ntago wari muzima, ariko noneho uzatangira ubona umwanya wo gusenga, ubona umwanya wo gusoma, wumva ufite inzara n'inyota by'Imana, wumva ukeneye gurekura ibyawe ngo ufashe abababaye, uzamenye yuko hari icyo umwuka w'Imana arimo gukora muri wowe. Nshuti zanjye, Nikodemo, Yesu yaramurebye abona Nikodemo azi amateka yo mu gihe cya Mose. Yesu ahita amubwira igihe Mose yamanikaga inzoka, uyirebyeho akagira gute? Agakira. Yarashatse guha Nikodemo isomo yuko muri icyo gihe, igihe inzoka zaryaga abantu kubw'ibyaha byabo, abantu bagatangira gupfa, Mose yatakiye Imana, Imana ibwira Mose ngo manika inzoka, uyirebaho agire gute? Akire. Ngo ariko ngo abantu bamenyereye gupinga, ngo baricaraga bagahita bavuga ati ariko ubundi iyi filozofi yo imeze ite? Njyewe ndibwe n'inzoka nindangiza nanayirebe? Aba bantu ubu si ubwesikoro, ubu ni ubutubuzi, niba dushakira undi muti, uyu nta kigenda. Abapfobyi bose bapfuye uwo munsi
Yesu yarashatse kubwira Nikodemu ngo gabanya ibintu byo kwiyemera, ugabanya ibintu byo gupinga. Uyu mugabo murimo kuvugana nijoro niwe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Nikodemu yavuye aho ngaho, muri we hari ikibatsi cy'urukundo cyinjiyemo, kandi nta wundi munsi n'umwe Nikodemu yongeye guhura na Yesu. Ariko uko bwacyaga bukira, iyo mbuto y'urukundo, icyo kibatsi cy'urukundo cyagiye kigenda gikura. Umuntu wa gatatu ni umugabo wita Yosefu wa Arimateya, yari inshuti ya Nikodemu, babanaga muri iriya nama ya Sanedrini. Uyu mugabo Nikodemu niwe wari warabanje kumenya Yesu. Nikodemu arangije, kwa kundi muba mwicaranye mu nama, buriya abantu bakunze kwicarana mu nama birangira basigaye bafite n'ibitekerezo bimwe. Niyo mpamvu ujye utinya umuntu mwicaranye muri iyo minsi. Ubu umuntu mwicaranye muri ino minsi murimo gutindana, urasa nawe mu mutwe. Niba mwicazwa no kuganira amakuru yo kuri BBC ubaya nimugoroba urayazi, uzaho byaraye. Niba ari uvuga ko itorero ryabaye Babuloni, ubu nawe nibyo urimo kubona. Icyabaye, Yosefu wa Arimateya yageze aho abwira Nikodemu, aramubwira ariko ati buriya nanjye uriya mugabo ndamwemera. Nikodemu ati njyewe rero nanjye ndamwemera, ariko reka da ntabwo wabishyira ku mugaragaro tutiyubikira iki imbehe. Babaho ngaho. Nimureba muri Bibiliya zanyu, muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 50, muri buhasange yuko inama nyinshi zajyaga ziba zo kwica Yesu. Iyo habaga harimo umwe muri abo bagabo yabangamiraga uwo mwanzuro, kubera ko igice cya 7 umurongo wa 50, Yohana mu nama yari yabaye, habayemo ikintu gikomeye cyane. Yego, Yohana 7:50, Nikodemu wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe wo muri bo, arababaza ati, yego, murongo ukurikiyeho 52, 51, mbese amategeko yacu acira umuntu urubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Inama y'uwo munsi uwari uyishinzwe aravuze ati biragaragara yuko kwica Yesu bitagikunze, aba bagabo baratubangamiye. Buri munsi babaga bafite ikintu bari bukore kugira ngo dosiye ya Yesu yo kwica Yesu ikerezwe ndetse ipfube. Urukundo rwabo rwari rutaraseruka. Ariko nshuti zanjye, twihuta mu rupfu rwa Yesu byagenze gute? Murebe muri Yohana igice cya 19, urukundo rw'aba bantu rwagombaga guseruka. Yohana igice cya 19, Yohana 19, abasomyi ba Bibiliya handitse ngo iki? Umurongo wa 38 aba ari wo duheraho. Yosefu na Nikodemu bahamba nde? Yesu. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo muri Arimateya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa, kuko yatinyaga Abayuda. Ariko mwumva ikintu cyabaye. Ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza kuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemu wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe, araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu, nk'uko Abayuda bagenzaga bahamba. Aho hantu yabambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva nshya itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Urukundo ruraserutse ntiruserutse? Ndagira ngo mbabwire ngo aba bagabo baricaye bamenya ko Yesu yapfuye, ariko ngo bababazwa nuko n'abigishwa ba Yesu bamutereranye, yashizemo umwuka bose, nta n'umuntu urimo kumuvugisha. Aba bagabo barababara, agahinda kajyamo,
Nikodemo arangije ati imbara nihishiye ibi ntacyo bikimaze. Yosefu wa Remate yarangije aravuga ati nanjye ndumva kwihishira ntacyo bikimaze. Urukundo dukunda umwami Yesu rwamaze kubyibuha ku buryo dukwiye kujya ahagaragara, kuko akeneye inshuti mu gihe nk'iki ngiki zimugaragariza ko babanye. Imbaraga z'Imana zabajyanye kwa Pilato. Mu gihe abantu bose bazi Yesu bari bamwihakanye, Yosefu yaragiye abwira Pilato, aramubwira ati urabizi ko mvuga ari kijyana, ariko hari amakuru utaruzi. Uyu mugabo mwishe uyu munsi ni umwami wanjye, ni inshuti yanjye magara, ntago nabura kubikubwira. None rero ibyabaye byabaye, nta n'umwanya w'amadetaye mfite. Ushobora kunyemerera nkamukura ku musaraba nkajya kumushyingura mu cyubahiro? Pilato nibwo yamenye yuko yabeshywe, aramubwira ati genda umukureho. Nikodemo yaragiye azana amavuta, yari amavuta y'abakire basiga umurambo, ntuzagire ikibazo na kimwe kugeza igihe cyose abantu bazashakira kuwusura. Kandi ngo byari ibiro 50, yari amavuta ahenze. Kangira ikintu mbabwira, nasomye amagambo akomeye yo mu bifuzwa ibihe byose, paje 526. Nasomye amagambo avuga ngo yaba Yosefu cyangwa Nikodemo, nta n'umwe muri bo wari waremereye Yesu mu ruhame igihe yari akiriho. Bari bazi ko gutera iyo ntambwe byabirukanisha mu rukiko rukuru rw'Abayuda, kandi biringiraga ko bazamurinda bakoresheje ubuvuga rikijyana bwabo mu nama zarwo. Ubu noneho ubwo yari amaze gupfa, ntibari bagihishahisha ko bafatanije nawe. Mu gihe abigishwa batinyaga kwigaragaza mu ruhame nk'abayoboke be, Yosefu na Nikodemo baje kubafata mu mugongo bashize amanga. Mu gihe nk'icyo kandi ubufasha bw'abo bagabo b'abatunzi kandi b'abanyacyubahiro bwari bukenewe cyane. Amen. Aba bagabo bakoze akazi kabo kararangiye. Ku isabato Yesu ari mu gituro. Bukeye mu gitondo kare kare ku cyumweru, Mariya urukundo rwakomeje kumukanda, arangije aravuga ati njyewe amavuta arahari, nzaza nsura iriya mva kugeza igihe nzumvira agahinda kagize gute gashize. Bitewe n'ibyo Yesu yamukoreye, yarazindutse araza mu gitondo, ahageze asanga Yesu yazutse. Mariya agahinda, arangije aravuga ati ye ibi ni ibiki? Abona imvi irarangaye, umutima uramurya. Arangije agiye kubona yinjira mu mva, abona nta kintu abonye. Arangije aragaruka, umutima urasimbuka, aravuga ati bagire kunshinyagurira ngire no kubura umurambo we. Abarakebutse ahuye n'umuntu, yari umumarayika wari uri aho ariko ngo w'umusore. Arangije aramureba, baraganira, aramubwira ati niko umwami wanjye mwamushyize, niba iyi mva mutamushakagamo, imva zirabuze, ntimwari kutubwira tukamwimura tukamujyana mu yindi, aho kugira ngo mudukorere ibi ngibi. Ngo agiye kumva yumva ijwi riravuga ngo mugore. Iryo jwi ryavuze ngo mugore, yumvise rivuze nka rya rindi ryavuze ku munsi wo guterwa amabuye ngo mugore. Ahuza ayo majwi, arakebuka, avumbura yuko Yesu yazutse ari we bavugana. Ngo amarira yari yamwishe mu maso. Urukundo rwe rero, uriya mugore niwe Yesu yabwiye ngo genda ubwira abigishwa bahurira aha, ariko na Petero nawe ugire gute umubwire. Ndagira ngo mbabwire ngo urukundo Yesu yari yarakundanye na Mariya, urukundo Yesu yari yarashyize muri Mariya, rwabyaye umusaruro rugaragara neza yaba mu rupfu rwe no mu muzuko we. Ntago dukunda Imana, ntago dukunda Imana, turi indyarya. Muri Bibiliya muze kundebera isomo ryo mu Befeso, Abefeso igice cya 6 umurongo wa 24. Bibiliya iravuga ngo ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami Yesu bataryarya. Mu gihe cya Paulo hari abantu bakundaga umwami Yesu ari indyarya.
n'uyu munsi wa none hari abantu babeshya ko baje gusenga, hari abantu babeshya ko ari abantu b'Imana, ariko ibyo bintu bikwiye kuvamo. Nshuti zanjye, nimureba neza, urwo ni urukundo rwa mbere rupfuye. Nimureba neza mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 4, Bibiliya irongera ikabwira itorero rya Efeso ngo, aya magambo yo reka nyasome uko ari twihuta. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 4, aba ni abantu bafite urukundo rundi rwa kabiri. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa ryari rwa mbere. Twabanje kubona yuko uyu munsi wa none mu nzu y'Imana harimo abantu b'indyarya bakunda umwami Yesu bamukundanye n'uburyarya bwabo. Aba kabiri ni abantu bigeze kugira urukundo, ariko bakaba bafite ikihe kibazo? Bakaba bararetse urukundo rwabo rwa ryari rwa mbere. Kubera iki? Yakunze abantu bamugirira nabi, yacumbikiye umuntu aramwiba, yarihiye umwana amashuri, uwo mwana amuterera umukobwa w'inda, yagerageje gufasha abantu abagirira neza, ariko bo bamwituye inabi, yabaye umukene kandi yarahoze ari umukire. Ubu dufite abantu baretse urukundo rwa mbere, baravuga bati batazakomeza kugira ngo ndi igicucu. Wari abantu b'abarakare, muganira akakubwira ati kera burya nari injiji mfata abantu ku rusengero babuze aho barara nkabajyana mu rugo, umuntu yataka ku rusengero nkafata imiceri nkajya ku musuri we nzongere. Ubu namenye ubwenge, nanjye nacanye ku maso. Ariko ukibaza uyu byamugendekeye gute? Yaretse urukundo rwa mbere. Abo nabo barahari mu itorero kandi nabo ni benshi, ariko mu itorero ry'Imana hari abandi bantu Imana yahaye imbaraga z'urukundo. Nimureba mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, abafite Bibiliya, aya magambo nanze kuyavuga mu mutwe, ko kuyavuga mu mutwe hari igihe umuntu atayavuga neza cyane agatakaza uburyohe bwayo. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 7, igice cya mbere umurongo wa 7, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Umwuka Imana irimo gusuka mu bana bayo uyu munsi ni umwuka utuma abantu bagira imbaraga mu bintu by'Imana, abantu barangiza bakagira urukundo. Ntabwo urukundo ubu ngubu Imana irimo kuduha ruva muri kakawete. Munakicara perezida wa korari akavuga ati dukine kakawete, harimo abantu bafitanye utubazo, mugashyira ubupapuro hariya, noneho muri kakawete buri wese abashaka kwitomborera umukire. Perezida wa korari nawe agahita akora utuntu tw'amanyanga, agapapuro kamwe akagashyiraho akadomo, akandi akagashyiraho utudomo tubiri, agahita avuga ati aba bantu kubera ko batajya bahuza, reka nige tekinike yo kubahuza, bajye bandikirana baganire bizarangire babaye inshuti. Agapapuro akabara kabakubise rwose, umuntu yarangiza yareba agasanga atomboye wa muntu bafitanye ikibazo, yarangiza ati aha ndahiye, muyisubiremo yapfuye. Yakwitomborera umuntu w'umukire uzamuha cyakado kiremereye, atavuga ati nikomeze ibi ngibi ni sawa. Cyo nashaka kubabwira ngiki, urukundo dufite rwarangiritse, ni urukundo rw'imibare, urukundo turirimbira muri uru rusengero nta nubwo ruseruka. Iyo tugeze mu baturanyi bacu nta muntu ururekura ngo rusohoke ruseruke, ariko Imana irimo iraduha umwuka w'imbaraga. Amen. Umwuka wo kwirinda kugira ngo tudatwarwa n'ibintu byose. Imana irimo iraduha umwuka w'urukundo kugira ngo dukunde abantu tudatoranyije ku butoni, kandi dukunde Imana twemere no kuyitangira. Gusa ikibazo mfite ni kimwe, mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, indirimbo za Salomo, nsoreje ku kintu kibabaje. Indirimbo za Salomo igice cya 5, ndakwinginze urukundo ukundana n'Imana ururinde, kandi wirinde kuruzanamo umurengwe, kuko mu rukundo nta mikino izamo. Igice cya 5 indirimbo za Salomo, igice cya 5 umurongo wa 2. Umugeni: nari nsinziriye
ariko umutima wanjye uba maso, numva ijwi ry'umukunzi wanjye akomanga aramutse ati nkingurira mushiki wanjye, mukunzi wanjye utagira inenge, numa yanjye, kuko umutwe wanjye watonzweho n'ikime n'umusatsi wanjye urimo ibitonyanga bya nijoro. Uyu ni umukunzi wari uje kureba inshuti ye nijoro, kandi Yesu azagaruka bumaze kwira mu buzima busanzwe bw'isi. Ibitekerezo by'abantu bizaba ari nijoro. Mutega amatwi rero uyu mugeni. Umukunzi asobanuye yuko rwose ashaka ko umugeni amukingurira. Umugeni rero, umurongo wa 3, murebe ibintu bihari birababaje cyane. Mutega amatwi ibyo umugeni agiye kuvuga, muri busange ari byo bintu turimo gukora uyu munsi wa none. Ntabwo dukunda Yesu, turi indyarya. Nikuyemo umwambaro wanjye, nawambarane? Uje ninjoro namaze gukuramo umwenda, nawambarane? Ariko ubu arimo arasubiza inshuti, arimo arasubiza. Ubu umuntu agushubije gutya wavuga ko agukunda? Ntago bibaho. Namaze kwikuramo umwambaro wanjye, nawambarane? Nogeje ibirenge byanjye, nabyanduzane? Ariko mwibuke, uri hanze hari imbeho, hari ikime, arimo arakomanga avuga ati mushiki wanjye, numa yanjye, nkingurira. Ndarangije ati hoya ibirenge byanjye. Reka rwose, reka mbabwire, impamvu turimo guha Imana zitubuza gukingura imitima yacu zose ni impamvu z'umurengwe zipfuye. Umurongo ukurikira, mukunzi wanjye aseseka ukuboko mu mwenge w'urugi, maze mu mutima wanjye urukundo rwinshi rumwuzuramo. Urukundo rwuzuye uri hanze cyangwa uri mu nzu? Oya, nimusome Bibiliya. Urukundo rwuzuye mu mugeni cyangwa rwuzuye mu mukwe? Ariko turi kumwe, reka ndi abantu turi kumwe. Abantu ba hano ndabemera rwose, muri abasomyi. Urukundo rwuzuye mu mukwe cyangwa rwuzuye mu mugeni? Ariko reka ngiye ikintu nkubwira, ni gute umuntu urimo kuvuga yuko atakongera kwambara urukweto yarukuyemo, ni gute urukundo rwakwiyongera? Ni ukuvuga ngo uwari uri hanze we amaze kubona agasuzuguro k'umugeni, we yagerageje kuzamura igipimo cy'urukundo rwe kugira ngo ataza kwivumbura, akagira gute? Akagenda. Bivuze ngo uko turushaho kunanira Imana, yo yongera urukundo idukunda, kuko twebwe urwacu rugenda rugabanywa n'akazi, ubukene, ubushomeri. Umurongo wa 5, ndabyuka. Ariko mubanze murebe umurongo wa 4, harimo akantu mutumvise. Umukunzi wanjye aseseka ukuboko mu mwenge w'urugi, maze mu mutima wanjye urukundo rwinshi rumwuzuramo. Ndabyuka njya kumukingurira. Ndabyuka njya kumukingurira, ibiganza byanjye bitonyangaho ishangi. Ishangi yagirana iva ku ntoki zanjye, itonyanga ku byuma bikingishwa urugi. Maze nkingurira umukunzi wanjye. Ikintu kibabaje ni kimwe, ariko ngira gute? Nsanga yagize gute? Yahavuye yigendeye. Nongere mbibabwire ngo urukundo mukunda Imana muruvomerere, murubagarire. Kubera iki? Hari igihe muzishakamo urukundo igihe cyagize gute? Cyareze. Ntago Yesu azahora akomangira aho akomanga. Hari igihe biba ngombwa ko imyanzuro ifatwa. Icyabaye ni ikihe rero? Umutima wanjye noneho wari washigutse. Ubwo yavugaga ndamushaka ndamubura, ndamuhamagara ntiyagira gute? Umurongo ukurikira uravuga ngo iki? Mpura n'abarinzi bagenda umudugudu, barankubita, barankomeretsa. Abarinzi b'inkike banyambura umwitero wanjye. Ibibazo byavutse? Ntago byavutse. Umurongo ukurikira,
mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndabihanangiririje, nimubona umukunzi wanjye mumubwire yuko urukundo rwansabye. Ariko hari icyo bikimaze, yamaze kugenda. Satani azakangura abantu, ababwira ati ngaho noneho nimukunda Imana, nimugire ibintu, nimukunda Imana mubigaragaze. Ngaho nimufate umwanya musenge, nimufate umwanya muririmbe, mufate umwanya ibyo mushaka gukora byose mwagomba gukorera Imana muyibikorere rwose pe. Ariko ngo igihe kizaba cyagize gute? Kizaba cyarenze. Amasengesho, indirimbo, ubuhamya twajyaga tuzamura ngo bizamuke bigere ku ntebe Kristo yicayeho, azaba yamaze kuyihagurukaho. Ntacyo bizaba bikigize gute? Ntacyo bizaba bikimaze. Ndakwinginze, muri iki gihe ubona ibintu by'Imana byateshejwe agaciro, saba Imana urukundo ruri muri wowe ruseruke. Nesha, va mu ntege nkeya, bwira Imana uti Imana, ibyo wankoreye birahagije, igihe cyo kwiyumanganya kirarangiye, nsukira imbaraga ya Mwuka Wera, mpamye yuko ngukunda, mpamye yuko wankunze, kandi ngukorere ku mugaragaro. Kandi usaba Imana iguha imbaraga zo kutagira ubwoba bwo guhamya Imana aho waba uri hose. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.